ariko gufata abana n'umugabo wanjye bakajya muri Facebook bakajya ibyo bintu byihorere ntago ari Natasha wabikoze umuntu wabikoze ariko bakajya kuvuga ngo ndyamana na basaza banjye ibyo ariko emera yuko uri inkozi y'ibibi wize by'amafuti nta kintu nemera nta mbabazi nsaba Natasha sibyo Natasha umva nkumenyeshe nkumenyeshe ko nta mbabazi ngusaba ntazo nkeneye kugusaba nta n'umunsi nzigera nzigusaba kubera ko ibyo bintu nabibwiye Gigi ngo bikugereho abikubwira uko byagenze niba yaragiye akakubwira ibindi ntazi ibyo ntabwo nta mbabazi nsaba bivuze ngo nta mbabazi Natasha nta mbabazi ngusaba kuko njyewe yasaba imbabazi uri diamond iyo nda yawe ya kabiri wari utwite sinyenye nyine wari uyizi Congress yarayizi warabimbwiye mfite message umbwira ko yabikubwiye ukikanga umbwira ko n'umukozi w'Imana wagiye kwereka yuko inda yavuyemo tubivugana aho vuga ko ugiye kumubeshya ko yavuyemo twarabivuganye ariko yarabizi ngo nagahuyu ubundi vipi toka kule wowe ibyo bimenyetso Ndasha uratwita none ngo inda yawe yavuyemo toka kure yavuyiriyemo